Alright, ikaze nanone kuri Viva Rayon Sport TV aho mudukurikiye muri bimwe natandukanye tubahaye ikaze muri iki kiganiro kigiye kuba gifite amakuru aremereye cyane ingingo zigezweho muri equipe ya Rayon Sport. Ibintu biraryoshye, ibintu ni utamu, ibintu ni bimeze bo, ibintu nta kibazo kabisa, nta mpungenge. Nkuko twari dukoze ikiganiro tubabwira production equipe ya Rayon Sport muri iki cyumweru tugiye kwinjiramo, cyangwa se tubabwira ibikorwa biteganijwe muri equipe ya Rayon Sport muri iki cyumweru. N'ubundi nibyo tugiye kugarukaho dukomozaho uwitwa Omar Thiago yamaze kuba sesekara ngaha i Kigali mu ijoro ryakeye, bisobanuye ko mu nzove mu myitozo bimeze bite. Hanyuma ikipe ya Rayon Sport igiye kwakira umuhinga hatari ngenda kubwira izina mu gihe abandi babaye nk'abaritsinda rwose, ngenda ari kubwira nta kibazo muri iki kiganiro, wenda gishobora no kuza kukugeraho uwo muhinga yamaze gusinya, kuko uyu munsi wa none araza kurara sinye rwose ni signing cya muri equipe ya Rayon Sport kuri uyu munsi wa mbere, nkuko nabibabwiye ko ari icyumweru cyo gusinyisha abakinnyi bagera kuri 3 cyangwa 4 bose. Iki cyumweru kiraza gushira basinye. Ese ko twari twizeza ko umutoza ariwe uza mbere, impamvu iri gutuma umutoza ataza ni yihe? Byose turabiganiraho muri iki kiganiro. Imyitozo ya Rayon Sport uyu munsi kuwa mbere mu nzove biraba bihagaze bite? Byose ni muri iki kiganiro. Hanyuma rero ngiye twishime Gerard mbahaye ikaze n'abashishikariza gukora subscribe anga kuri Viva Rayon Sport TV. Niba utarayikora rwose waba uri gucikanwa, tereka tujye tubona amakuru agiye atandukanye agezweho, by'umwihariko ikipe ya Rayon Sport. Rwose nta muntu uzigera yicuza ko yarakoze sub ahangaha. Ibonye iki kiganiro ukora kuri like n'akantu simple, hanyuma ukaduhereza n'igitekerezo cyawe, tuba turi ahangaha kugira ngo tucyakire kabisa. Hanyuma reka twihute cyane, ntabwo turizimba mu magambo, duhere kuri Omar Ginyo wamaze gusesekara ahangaha mu Rwanda, cyangwa se witwa Omar Thiago, bamwita Thiago cyangwa se propre, umukinnyi kabisa ukeye werurutse ukora amakosa make mu kibuga, ku makuru avara mu iwabo muri Senegal. Mu rukerera rw'uyu munsi ku cyumweru nibwo kwa mbere nibwo yaraye ageze i Kigali. Triple twari dufite ku munsi wose twari ko ku isaha y'isa 9 kuba agurutse iwabo muri Senegal akagera ahangaha i Kigali muri uru rukerera rwo kwa mbere. Hanyuma rero uyu mutaramu uko byitezwe amaze kuba yakirwa, murabizi ko yarasinye ikipe ya Rayon Sport, byo Midiri Dane ntabwo twivuga tubigarukaho, ibyo byararangiye. Ikigezweho kuri uyu munsi nuko aza gutangira imyitozo ya mbere mu Nzove kuri stade ya Nzove. Hanyuma akigera i Kigali bamaje ati ikipe ya Rayon Sport ubundi uyizi iki, nicyo usanzwe uyiziho. Urumva buriya kuva mu Rwanda ujya muri Senegal, cyangwa se kuva u Rwanda ujya muri Senegal, cyangwa se u Rwanda na Senegal ugiye no koya ku ikarita ya Afurika, ni ibihugu bibiri bitandukanye cyane, kuko twe turi muri East Africa, hanyuma iyi Senegal ikaba mu burengerazuba bwa Afurika, mu ihembe ajya kugana mu ihembe. Urabona ko ni ahantu hari mu rugendo runini cyane. Kuba umukinnyi wa Senegal yabaza amakuru y'u Rwanda y'umupira w'amaguru ntabwo ari ibintu bikunze koroha. Ushobora kuba wumvisha wabajije uyu Omar akamaza ngo ese ikipe ya Rayon Sport yizihi iki, akavuga ko ari ikipe atarasanzwe azi, akaba ari ikipe yagaririjwe na mugenzi we Kadime Ndiaye umunya Senegal, bafite na tayo rwose zimeze kimwe uruti rungana. Akavuga ko yayimenye ari uko nyine mushatse, cyakoze agira amahirwe yuko Kadime Ndiaye ari muri ekipe y'u Senegal n'umundi nawe bari basanzwe baziranye, niyo baba bataziranye nabwo yari gukora research akamenya ngo si ikipe ku bakinnyi batandukanye sinyisha baturuka iwacu ni bande. Aganira nabo ngo ati ni ikipe ikunzwe, ni ikipe y'abafana benshi, ni ikipe itanga ibyishimo, ariko ni na ekipe y'igitutu. Ukifite abo bafana bashobora kugushimira wakoze ibintu byiza, ni naki ukoze rere ushobora kugera mu rugo utashye ukabura ibitotsi bitewe n'uburyo wabonye utishimiwe n'imbaga nyamwinshi y'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Muri make ngewe numva ko izo profile cyangwa se ibyo bintu bibiri yasobanuriwe kuri nge birahagije kumvishwa ekipe ya Rayon Sport. Kuri nge birahagije, ibirabaye ubwo mujye mwihangana niba mubona muri kiganiro nkajya muri telefone cyane,
mba mfite abantu rwose ndi kugenda nganiriza mbaza amakuru ko nk'uyu munsi wa none nje mu kiganiro mfite izina ry'umukinnyi umwe ariko hari undi ntafite izina rye. Ubwo nibyo mba nkomeje kwenda nkurikirana kugira ngo njye muri iki kiganiro making sure ko byose nkivuyemo mbibahaye, making sure ko ibikenewe mvuye muri iki kiganiro mbihaye abakunzi ba Viva Rayon Sport TV. Rero araza gutangira imyitozo mu Nzove uyu munsi. Abantu bari Nzove muramubona uburyo gahunda iteye bitewe n'urugendo yakoze rurerure ava muri Senegal azi Kigali. Ubundi hari na proposal yavugaga ko bibaye byiza yareka akazatangira imyitozo ku munsi w'ejo kwa kabiri, ariko Rayon Sport nk'ikipe nyine baba bazi ko ari ikipe y'abafana, kumva ngo umukinnyi yaje yasesekaye tugomba kurara tumubonye. By'umwihariko natwe nka Viva turaza kuba turi mu Nzove yari kuri stade dukurikirana imyitozo ye tureba taciye uko akora. Nubwo bwose amakuru aravuga ko ashobora kuza agakora n'abakinnyi bagenzi be akabanza akabasuhuza bakibwirana, hanyuma akareba ikibuga cy'imyitozo ya Rayon Sport, akareba situation y'abafana uko ibihagaze mu myitozo. Ntereho uyu munsi abafana ba Rayon Sport mbakanguriwe kuza muri benshi mu Nzove, muze kuza mwameretse mu Nzove. N'ubundi ni imyitozo nayo ntayindutse kiraza ko ari inote y'igihumbi bitewe nuko turi ku munsi wo kwa mbere. Niho muraza kubonera bwa mbere uyu musore, uyu mudefenseri witwa Omar uraza gusesekara mu myitozo kuri uyu wa mbere. Rero uwo nta nubwo turamutindaho cyane, ahubwo reka dukubite tubangura twihute cyane twirukanye. Rayon Sport mu kanya gato igiye gusinyisha undi mukinnyi w'umuwinga forward hatari, akaba ari umusore ufite polyvalence, ufite polyvalence ushobora gukina imyanya itatu, ariko yose akaba ari umusore ukina ataha izamu. Ashobora guca kuri wing nk'umuwinga, ashobora guca kwataka gukina nimero 9. Ubwo birumvikana ko yaca kuri wing zombi, iy'ibumoso n'iy'iburyo. Akaguru ke kari favore cyangwa se favorist, akaguru kakoresha cyane akoresha akaguru k'indyo k'imoso, imoso niko kaguru ke akoresha cyane. Hanyuma gusa muri Rayon Sport mw'abantu mwe harimo ibanga riteye ubwoba. Muri Rayon Sport harimo ibanga ku rwego ku rwego rwo kuba wamenya umukinnyi biragoye kuba wamenya izina ry'umukinnyi n'intambara. Ariko twe nka Viva nicyo twaziye mwihangane gato ihangane gato rwose tubigendanemo neza, hataza kugira akanyisoba ku makuru y'uyu mukinnyi nshaka kubahereza. Uramanuka muri Rayon Sport ku isaha nyuma y'imyitozo ya Rayon Sport, yo kuri uyu munsi wa mbere, nyuma cyangwa mbere gato. Ubwo nivuga ko nyuma ni hafi masaha y'isa 12, bitaba isa 12 bikaba ari imbere yaho gato hafi ku isaha y'isa 10. Rayon Sport nibwo iraza gutangaza umusore witwa umuwinga hatari w'ijigo murabanga amajigo. Narebye highlights umva uyu musore araza kubamara. Mu mazina ye harimo Santos kuri graphique murabona kuri thumbnail,
kuri thumbnail muramubona y'ikiganiro. Uyu musore araza gusesekara muri ekipe ya Rayon Sport, arabaje gusinya amasezerano y'imyaka 2 ari umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport, araza gutangwaho ibihumbi 42 sofa nta gihindutse, akazajya ahembwa ibihumbi 3 muri ekipe ya Rayon Sport. Ni umuyinga kabombe, ni umuyinga hatari imbaraga ziteye ubwoba, arakinisha akaguru k'imoso, imoso ityaye, no kuvuga ko ashobora guca kuri 11 cyangwa se akaba yaca kuri 7, yakira nimero 7 cyangwa yaca kuri 11. Ubwo bivuga ngo igihe cyose Rayon Sport yabona undi muyinga cyangwa se igihe cyose yaba ubundi umukinnyi nk'uyu abera mwiza, reka mbibasobanurire. Nuvuga ngo ekipe ishobora kugucanga, igucanga mu buhe buryo? Ifite umukinnyi uca kuri 7 ukinisha imoso, ariko ufite polyvalence ushobora no guca kuri 11, uca kuri 11 ukinisha imoso, ariko afite polyvalence ashobora no guca kuri nimero 7. Nuvuga ngo habaho ikitwa transition, guhinduranya imyanya bya hato na hato, ku buryo iyo ekipe yahuye na adversaire ifite defense ikomeye, icyo bakora n'iki ni ukuyicanga. Uramanuka wenda uzi ko uyu De Santos ni umwinga atari fata baracenga ryamisha abantu hari yatanga imipira imikorero bya buri kanya, ukaba watanze mission kwa defenseur bawe, mukavuga ngo mumugendaho ntakine. Ngo yari umukinnyi udashobora guhindura uruhande, iyo mission barayitanga igakunda, uwo mukinnyi ushobora kumufata bigakunda. Buriya ni gace twagiye tubona mu Rwanda bawinga abashobora gukina impande zombi akavana akajya hano, ku buryo bacanganyikisha bawinga aba defenseur yaba karira nimero 3. Ngo umunota umwe araba ari guhumekera kuri nimero 2 wa adversaire, undi munota ari guhumekera kuri nimero 3, agenda bacanganya. Kuko ukora wonye ari umusore ushinzwe, ufite igituza, ufite imbaraga, ufite physique, afite imbaraga zo gukora ibyo bintu mu minota byibura 90, akabatesha umutwe izo defense. Ibyo ngibyo biraza koroha, uvuga ngo uraza kuba ufite winga ziteye ubwoba z'ubwazo, zishobora gukorera icyo twita sirinombre, gutuma ikipe ikina nkaho ari abakinnyi 15, ku buryo adversaire bagira ngo ibikino n'abakinnyi 15 cyangwa bayinaze n'ikiguri cy'inzuki. Uvuga ngo baracunga uruhande rumwe, iyo ni kote y'imbaraga zikomeye cyane izaba iri muri ekipe ya Rayon Sport. Kuri uyu mwinga bagiye kuzana uteye ubwoba, ubwo n'umwe ndi kubabwira, ntabwo uniwe nawe utaraza kurenza iki cyumweru ataje, nawe ari kuri radar, nawe turaza kumugaruka n'ubwo bwose amazina ni ibintu bikomeye cyane. Uvuga ngo niba ufite abawinga 2 bashobora gufata baro bahinduranya impande, uwo muhanganya adversaire araza guhura n'ibibazo biteye ubwoba. Ngo uraza kuba ufite akazi ko gukontrola abo bawinga, hari yari umwataka hatari, ariko ibintu birakomeye muri weyo. Uwayezu Jean Fidel yaramenye Patrick muri iyi minsi, mu bakangi akanyenyeri bagure TV bagurikaho bamwe, kuko ntabwo bari kuryama. Jean Fidel ari kujya mu buriri agiye kubyuka, ari kujya mu buriri ku isaha 9 rwose, nibwo famille ari kubakomaza igipanga avugije uwo navuze ati ndatashye 11 akaba yabyutse. Operation barimo n'iz'abakinnyi 3 gusa. Eban babandi baratubemereye wese agura jezi ikipe ya Rayon Sport akaba yibitseho, akavuga ati kuri Rede nanjye nzabe namanutse. Aba bayobozi bari gukora ko abakinnyi bataha izamu excuse, ku buryo umwanya wo kuruhuka wabaye muke cyane. Jean Fidel yavuze ngo amakosa ngewe nka retired nakoze muri Rayon mu minsi ishize yo kugura abakinnyi cyane bataha izamu, iyi niyo sezo ngomba kuyakosora, nk'abakiriya nk'abandera mu maso y'abakozi b'ikipe ya Rayon Sport. Bizagere mu kwezi kwa 10 dufite Rayon Sport ikomeye, n'ikimenyimenyi
kuri uyu munsi kuri wa mbere ni igikorwa cyabaye kuri wa mbere byageze mu masaha ya saa 8 z'ijoro abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport bari hanze bari kudiringa kuba Omar yari yahageze icyo cyo cyabaraje hanze n'idiri basoje kera cyane barayikarabye uyu muwinga baraganiriye bumvikana kuri terms and condition icyo bita terms and condition ngo ni terms igihe n'ibizaba bigize icyo gihe ngo harimo ayo mafaranga aragurwa hakabamo n'iyo saleri hakabamo n'igihe arasinyira nicyo bita terms and condition hashobora kuzamo n'icyitwa regulation cyangwa se amategeko n'itegeko rigenga uretse ko ibyo byo biza ampare ubwo byo ni kwanga igihe dusesha amasezerano dasege indi kipe gutwaye ibyo ni ibindi biza muri contract tutarirwa twinjiramo aba bayobozi bari kuryama amasaha make cyane ashoboka bari kudiringa uko buriya hari no kuri umukinnyi nk'uyu nguyu ashobora kumanuka avuye muri Senegal akaza agatakirwa n'indi kipe rwose kuko ekipe ya Rayon Sport uyu munsi ngo turaza kumwerekwa mu mwambaro wambaye ntabwo twari twamwerekwa ntabwo yari yakageze ku biro bya Rayon Sport kuri Ziniya ibisandi gukora iki kiganiro ari kuri Ziniya ngo Robert arasohoka mu kiganiro we na Derife ku isaha y'isa 5 bahita berekeza kuri ofisi ya Rayon Sport kugira ngo bajye gufotora uyu musore bamufotorere mu myambaro y'ikipe ya Rayon Sport dushobora kuza kurangiza iki kiganiro aya mafoto yagiye hanze nuko ngo igihe byose bitarakorwa ibikorwa bitarakorwa uwo mukinnyi inde kipe yari yose ishobora kumugiraho access cyangwa ishobora kumugiraho uburenganzira wenda twari tuzi ko amanutse muri Senegal aje Kigali gusinyana Rayon Sport mu kanya gato kumbanya indi kipe iramutwaye niyo mpamvu abayobozi batari kuryama ariko iyo kiganiro kigeze ahangaha ni mumfashe dushimire abayobozi ba Rayon Sport tubashimire kuki kuri signing bari gukora mu mafaranga ahari ekipe ifite bari kuyakoresha mu buryo bwiza buzatuma abafana b'ikipe ya Rayon Sport twishima tukagira ibineza ibyishimo bikaturenga bari kuyakoresha neza cyane uretse abawinga rero uretse abawinga n'umwataka arategerejwe ariko se reka mbanze mbabwire ubundi n'iki cyabaye kugira ngo umuwinga bagiye kwagera mbere y'umutoza kuko kuri kuno nari mfite iki cyumweru kuri gahunda naraye mbahaye Rayon Sport izagendaho kuri iki cyumweru nuko umutoza ari wagombaga kwagera mbere hanyuma abakinnyi b'abawinga n'abataka bakazaza bakurikiyeho uwitwa Robertinho Goncalo Alves ugomba gutoza ikipe ya Rayon Sport nawe rwose kuri uyu wa mbere twakagombye kuba turi kuzanga turi kubabwira amakuru mashya amuzana muri ekipe ya Rayon Sport twakagombye kuba turi muri iki kiganiro tubabwira ko Robertinho ari mu nzira za cyangwa se tubabwira ngo isaha iyi niyi araba yaje ariko hari bitarasobanuka hari bitaraba clear Robertinho binyuze mu ba agent be bakomeje kuganira n'ikipe ya Rayon Sport cyane ku bijyanye n'amafaranga uyu mutoza agomba guhabwa ku bijyanye cyane ko yaciye muri Rayon Sport arabizi ko umutoza wa Rayon Sport abafite inzabamo azaba afite n'imodoka baracyari kudiringa kuri salary baracyari kudiringa ku mafaranga ya recruitment agomba guhabwa kugira ngo aze gutangira akazi muri Rayon Sport niyo mpamvu bitewe n'uko ibiganiro byafashe umwanya urenze uwo twatekerezaga Robertinho ashobora gukererwa kugira muri ekipe ya Rayon Sport
ntibibejo kuwa kabiri nk'uko twari twabibabwiye ko ku munsi wo kwa kabiri agomba kuba yahageze, bigafata undi munsi bikaba kuwa gatatu. Gusa icyo nifuza kimwe cyonyine kuri wishi zanjye, tuve mu ndorerwamo y'umunyamakuru tujye mu byifuzo umufana wese wa Rayon Sport yagira. Ndifuza ko Robertinho Goncalo Alves ari umutoza waza gutoza ikipe ya Rayon Sport, byibura akaba yagira icyayifasha, kuko mu batoza bari kuri iri soko ry'abatoza, Robertinho niwe mutoza udafite akazi. Tutitaye ku byo asaba Rayon Sport, turabizi ko ni umutoza ushoboye, waciye muri Rayon, waciye muri aka karere. Ibyo aragusaba byose, icyo yasaba cyose ukwiye kumva ko urakora ibishoboka byose, kuko nabibarutseho ndavuga ngo cyaba ari ikibazo uramutse uguze intare mvuga ni iki, uguze abakinnyi bashoboye ukazana umutoza uri aho ngaho. Icyo nari ndi kureba, hari undi mutoza wavuzwe muri Rayon Sport, ariko ndavuga ati yewe Rayon Sport umva ko Nyanza bogeze, uyu nguyu mubonye bamwita Rurani Mukwena, ni umugabo ukiri muto cyane, afite imyaka 37, amaze iminsi mike atandukanye n'ikipe ya Mamelodi Sundowns. Baratandukanye bitewe n'uko ashinjwa umusaruro muke. Uyu mugabo wavukiye ari muri South Africa, n'ubundi kuri uyu munsi wa none nta kipe afite. Sinzi ahantu nabonye amakuru avuga ngo uyu Mukwena cyangwa se Mukwena ngo yatekerejwe n'ikipe ya Rayon Sport, ariko uyu nguyu ubushobozi bwe Rayon Sport iramutse mubano yari Kigali, ebware navuga ati noneho ekipe zihamwe hamwe. Uyu ni mu bagabo b'abatoza bavuga ngo role model wabo cyangwa se icyitegererezo cyabo ni Pep Guardiola. Pep Guardiola za Manchester City, uburyo yitwara, uburyo bari kuri touchline ameze, imitoreze, tic-tac, ni Pep Guardiola. Uyu mugabo yatandukanye n'ikipe ya Mamelodi Sundowns, ariko yaciye mu makipe agiye akomeye, yabanje kungiriza bwa mbere na mbere muri Mamelodi muri 2014 kugeza 2017, hanyuma 2017 ajya kungiriza muri ekipe yitwa Orlando Pirates. Hanyuma iyi Orlando Pirates biza kurangira ayibereye interim coach mu gihe ari kiranga itarabona umutoza. Hanyuma aza kuvamo ajya muri Chipa United ni muri South Africa, niyo yabo nayo ayibera interim coach. Hanyuma aza kuva muri iyo kipe ajya muri Mamelodi Sundowns, aho yari akirimo kwiga muri 2024 yatandukanye nawe. Iyi ntabwo ari official, nta nubwo ari ibintu mbabwiye ngo mwegereze umutima cyane, nuko hari ahantu hamwe nabikandagiye bavuga ko ikipe ya Rayon Sport ishobora kuri gutekereza kuri uyu Mukwena. Ariko Mukwena urwego ahagaze sinzi kabisa, sinzi niba yamanuka ngaho i Kigali. Ubwo rero kuri Robertinho nuko bimeze, nabo baracyari kuganira kuri terms and condition and regulation kugira ngo uyu mutoza aze kumanuka. Bishobora kuza gutuma akererwaho gato kugiye twari twabwiye agomba kugerera mu myitozo y'ikipe ya Rayon Sport, ariko n'ubundi kuri radar za Rayon Sport ni ukiri imbere. N'ubundi iki cyumweru kirasiga, iki cyumweru twatangiye kuri uwa mbere, kirasiga tumenye akazoza kumutoza ugomba gutoza ekipe ya Rayon Sport kabisa. Nuko uko bihagaze, ubaze ko imyitozo kuri uwa mbere n'ubundi uyitwa Rwaka Claude Aramunzove niwe uraza kuba ayiholdinga, niwe uraza kuba ayitoza. Abitwa ba Mazimaka Andre baraza kuba bari nk'abatoza b'abanyezamu, ariko witwa Kadime Ndiaye, reka mbaye amakuru ya Kadime. Kadime Ndiaye yatangaje ko ngo muri sezo sezo tugiye kujyamo ngaraza kuba ari agaca bya bindi yikoraga abona adafite challenge
abona afite Bahategekimana Bonheur hari izamu ryamaze kwanga, abona afite ba Simon Tamara bareba bamaze gutera icyizere. Kadime Ndiaye ngaraza kuba atandukanye, ngo turaza kubona Kadime Ndiaye mushya clearance. Ngewe nabashe kugira access yakiri kare zo kuganira na Kadime Ndiaye biciye muri contact ze. Muribuka ko rero nababwira transfer yuko yongera amasezerano burya nayikuye kuri nyirizina. Kadime Ndiaye hakana iby'amarozi yabi hakani hanga kuri Viva, nongeye kugira chance yo kuvugana nawe. Yamaze kubona ko baba yitwa Ndikuriyo Pasia, umunyezamu mwiza umenyereye aka karere. Ikipe ya Rayon Sports iraza kurimo challenge iteye ubwoba. Yavuze ngo ndaza kuba ndi ku rwego mutigeze mubona, ati nibwo ngiye kubona Kadime Ndiaye mushya, ati ndaza kuba ndi mushya. Ariko ngiye nkabyishimira nkavuga ngo mbe mushya bitandukanye nuko abafana ba Rayon Sports bagutekerezaga. Tukugirira icyizere ndetse bifashe n'ikipe yacu. Abadefenseri b'Abanyarwanda basanzwe muri Rayon Sports, ndavuga Sayimana Aimable, nkavuga na Mitima, nyuma yo kubona abanyamahanga batangiye kumanuka, ubu ngubu nabo ngo bari gukora imyitozo ya mu gitondo na nimugoroba. Abari kuza mu Nzove bavuye za Rebero, bavuye za Jari ku gasozi hari bavuye kuzamuka bambaye n'amapine ku maguru, barashaka kuba bafite ikintu cyitwa fitness iri ku rwego rwo hejuru, ku buryo umutoza azaza akabakubita amaso agatavuga ati ni mwebwe ndabanzamo. Rayon Sports iraza kubiteye ubwoba. Combativité ya Musa Majaliwa na Niyonzima Olivier Sefu na Kanamugire Jara hagati biraza kuba biteye ubwoba. Bari muri 10 bari ni Rayon Sports iraza kuba ari inkuba. Hanyuma rero ikintu bamenya kuri Rayon Sports nuko uyu munsi tumenye uwo muwinga urasinya witwa Santos. Ntabwo mfite details nyinshi cyane mu by'ukuri, icyo cyo mukimenye munakimbabarire, kuko Rayon Sports iri nibanga riteye ubwoba. Icyo ngiye nakora ni ukuzanga nkababwira ngo irasinyisha undi mu defenseur, irasinyisha umumediateur, irasinyisha umwataka, ariko amazina yabiri kuba ari ibanga. Gusa yabibanga yabiki reka mbabwire, araba ari abakinnyi beza pe, araba ari abakinnyi bari ku rundi rwego baje gufasha ikipe ya Rayon Sports. Icyo cyo ntabwo mukwiye kugitindaho. Hanyuma kuri Muhire Kevin, ntabwo akanyenyeri kari kugenda, ntabwo kari kwihuta. N'uyu munsi wari ashobora kutaza gutangira imyitozo ya mbere mu Nzove. Ubwo reka mbabwire mukanda akanyenyeri nyaboneka, nta kanyenyeri 702 urwego. Amafaranga yose waba ufite aho waberereye hose, ekipe ya Rayon Sports irayakira. Tereka rwose dusinyishe Muhire Kevin ave mu nzira. Hanyuma rero nyuma y'uyu mwatako uyu uraza kurara asinye, araza kuva muri West Africa. Uyu munsi ni hakina yaciye amakipe agiye atandukanye, by'umwihariko amakipe ya hano muri Afurika yo mu karere tuzi. Uyu munsi wa none ari gukina muri ekipe ikomeye cyane mu makipe tuzi hano muri Afurika. Abamuranze ni abantu bafitanye connection n'ikipe ya Rayon Sports, kuko ubundi ikipe ya Rayon Sports ntabwo izongera kwibwa. Utaribye ikipe ya Rayon Sports mana yanjye byararangiye. Kuri iyi manda ya Jean Fidel ntabwo turaza kubona Rayon Sports yongera kwibwa. Utarayibye, utarayikoze mu mufuka, utarayisahuye, navuga ngo kwisha maneno. Ibyo ngibyo byararangiye. Uyu munsi wa none ntabwo biraza gukunda. Rayon Sports iragura umukinnyi izukina se turi yakane tubonye Omar avuye muri Senegal, ari ya defenseur beza ba championnat. Uyu muwinga rero nawe ni mwe bawinga beza bakina. Reka mbabwire izina rye, bamwita Prof Junior Eranga Kanga, akaba ari umunyekongo Brazzaville wakina ikipe ya AS Vita Club, akina satirizamu nta bindutse,
araza kwanganya n'ikipe ya Rayon Sport uyu munsi. Prince Junior Elanga Kanga umunyakongo, amazina afite angahe? 1 2 3 4. Prince Junior Elanga Kanga umunyakongo Brazzaville, yarari muri ekipe ya AS Vita Club, yambara nimero 17, afite amaguru y'imiheto ngo tugomba kubona tuba turi ahangaha kugira ngo dukurikirane neza. Reka dutenga kuri wiki, tujya kuri Wikipedia turebe uko bimeze uyu musore kabisa, mwihangane gato. Reka tujye kuri wiki y'uyu Prince Junior hatari. Reka turebe kuri Wikipedia ye hanga mu kiganiro kabisa, mbakubita ubwino, bw'uyu mukinnyi, mbaha details zose uko zakabaye. Reka nje kuri wiki ye turebe. Elanga yitiranwa na Elanga umusore waciye muri Man United, akitiranwa na Junior Neymar dos Santos. Aka nagaseke nari mpfundikiriye abantu bareba iki kiganiro bakagitangira bakakirangiza. Prince Junior Elanga Kanga, reka turebe Wikipedia ye twitonze kabisa, turebe Wikipedia ye twitonze. Uyu musore nta gindutse araza kurarangizanije n'ikipe ya Rayon Sport, araza kurarangizanije n'ikipe ya Rayon Sport. Bafana ba Rayon Sport, uyu muhinga ni hatari n'imbaraga, tumaze iminsi turi kuvuga Onana, twifuza Onana, ariko uyu nguyu we araza kuba ari mu biteye ubwoba. Reka murebe, ari muri ekipe ya AS Vita Club. Uyu munsi warone tuvugana Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ko nshakisha se wikiye ibimuranga hakaza Elanga mwoka byaramwe. Ariko se izina ntimwaryumvishe, reka nkomeze checking neza. Ifoto ye kuri graphique irahari, ifoto irahari kuri graphique, mujye muyirebe. Prince Junior Elanga Kanga ko ntamubona, mwihangane gato tumurebe, turakubite na yuzuye kuri uyu mukinnyi, turakubite details zose zuzuye. Isaha ku isaha araza kuba yasinye, isaha ku isaha arasinya kabisa. Reka tumurebe, tumuganireho rwose, ntimurambirwe. Umusore wa AS Vita Club aha kuri Viva Rayon Sport TV, abari twe tuba ba mbere. Yes, namubonye, namaze kumubona kabisa, namaze kumubona, namubonye. Reka tujya mu byangombwa bye turebe uko bitubwira. Baratubwira ko uyu musore akina nk'umwataka, afite imyaka 24, aracyari muto cyane. Nationality ni umukongomani w'umwataka kabisa. Ikipe ari muri munsi current ni ikipe ya AS Vita Club. Uyu musore rero ibindi wamenya ibijyanye na statistics muri ekipe ya AS Vita Club, reka zose nzirebe zuzuye nzirebe. Sasa rero nsanze Wikipedia iri mu Gifaransa, bitewe nuko ari umukongomani kandi Igifaransa cyanjye mwoka byaramo ebane sikishi. Reka turebe. Yes, mbonye icyongereza nibyo nayibonye. N'ubu byo nababwiye nibyo, ni umwataka w'umukongomani imyaka 24, yavukiye reka turebe
amakipe yaciyemo harimo AS Vita Club, uyu munsi ari muri AS Otoho Doyo kabisa, niyo kipe aryamyemo. AS Otoho Doyo niyo ekipe ya Rayon Sport iramukuramo. Uyu musore ntagindutse araza kurara asinyiye ekipe ya hanyuma y'uyu musore tubonye ugiye kuza gusinya abandi basore batandukanye, turaza kuza tumenya gahunda zabo. Nyuma y'uyu musore uca kuri wingi imwe, kese yaonana dirana ntabwo ndirirwa nyigarukaho uko bihagaze magingo ngaya, biracyashoboka 50 yaza muri Rayon, indi 50 ntabwo yaza muri Rayon. Narembaguye ko ikipe yitwa Super Sport yo muri South Africa yamaze kugera muri diriye, gusa ibi nabyo ntabwo twabyiza, bishobora kuba ari trick z'aba komisiyoneri be kugira ngo n'ubundi Rayon Sport ikomeze zamura ibiciro. Gusa Jean Fidel nta pressure afite ku mukinnyi wari we wese ushobora guhenda Rayon, arakora ibishoboka ibyo kuvuga ngo Rayon Sport irahendwa never, byo bango barabibwira ngo uyu mukinnyi ngo ariko ngo ni ikipe yari mushaka ngo bityo mukore gutya na gutya. Niba mushaka nagende, Jean Fidel nta pressure afite, niba mushaka nagende. Wenda umukinnyi ubwo benshi baravuga ngo turaza kubyemera yasinye, ubwo nizira ngiye nkandagiye nakandagiye namenye kandi mu kiganiro Rayon Time babigarutse, ariko wenda nibavuga izina ngiye rero izina ndabibadondosheje, izina rwose nditeretse hanze ndigarutseho. Ubwo abakunzi ba Rayon Sport turabakomeza dutegereze umwataka rero niwe uraza gukurikiraho. Ese undi muhinga nibonana cyangwa araza gushaka undi muhinga? Ibyo byose turakomeza tubicukumbure mu biganiro bikurikira bya Viva Rayon Sport TV, rwose turaza kuza tubibazaniye. Aya ni amakuru ya transfer y'abakinnyi batandukanye baraza muri Rayon Sport. Cyo dushaka ni kuzabona Rayon Sport y'urutare sezitaha, kandi nkurikije aho bigeze imirimo ayigeze ubu ngubu so far so good. Umwataka umuhinga umwe usigaye niwe basigaye kabisa, ari abataka bagomba kuza kuba ari babiri, hanyuma n'umutoza nawe araza kumanuka aza muri ekipe ya Rayon Sport vuba cyane. Turakomeza kurikirana, hanyuma se dushatse twasoreza aha abo nibo bakinnyi bagezweho. Izina turamenye turakugira ngo tubabwire. Iyi ni Viva Rayon Sport TV, dutishimije habera. Aya ni amakuru ya transfer. Kora subscribe, usharinge, igitekerezo cyawe, like kuri buri nkuru n'ingenzi. Reka dusoreza aha, ciao ibiganiro byacu byo bihoraho kuri Viva ntibijya bishira. Ibihe byiza.